data mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Reka dusenge mbere yuko dusoma ndetse twumva n'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushimira urukundo rwawe n'imbabazi udahwema kutugirira icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye umwanya mwiza nk'uyu nguyu uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka Mwuka wera adufashe kumva ndetse no kumvira ijambo ryawe ritubwira mwaka kanya. Ngo ukomeza kubana natwe niwe tubiseye twizeye mu izina ryawe, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igice cya mbere turagisanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike. Igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Paulo na Silowano na Timoteyo tubandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhate w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butagezaho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'Umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'Umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'Imana. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana mwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwami wayo, umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo azadukiza umujinya uzatera. Imana ishimwe cyane. Reka dusome no muri Zaburi ya 46, turasoma umurongo wa mbere tugeze kwa 2. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashima Imana ko iduhaye aka kanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Njye ugiye kuribagezaho nitwa Pasteur Stagiaire Ariete Mutuyimana. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganira rifite intego igira iti kuba icyitegererezo cyiza kubatizera. Paulo nkuko twabisomye niwe watangiye itorero ry'Itesalonike. Ibyo tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 17. Usomye guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9, ubona uburyo Paulo yatangije itorero ry'Itesalonike. Ari wo murwa mukuru w'intara ya Makedoniya. Ubungubu ni mu majyaruguru y'Ubugiriki, niho ubungubu riherereye. Itorero ry'Itesalonike ryari rigizwe n'abanyamahanga, ariko hakaba n'isinagogi rimwe ry'Abayuda. Ariko twavuga ko umubare munini
wari uw'abanyamahanga ndetse bakemera kurenganwa cyane bitewe n'uko barenganyirizwaga ko bavuye kuri gakondo yabo. Kandi Pawulo yari umwe mu bari barahamagariwe kubwiriza abanyamahanga. Nyuma y'uko rero Pawulo amaze gushinga itorero ry'i Tesalonike, bamwe na bamwe mu bayuda baramwirukanye kuko nawe bamuregaga yuko yavuye kuri gakondo akajya ku bindi bitari gakondo, cyane ko Pawulo we yari yarahamagariwe kubwiriza abanyamahanga. Abayuda ntabwo bamwiyumvisemo cyane kubera yuko yasaga nk'umuntu wavuye kuri gakondo, ariko abayuda babibonaga. Pawulo ntabwo rero yahamaze igihe kinini, ahubwo bahise bamwirukana. Nyuma y'uko bamwirukana, Pawulo yoherezaga Timoteyo i Tesalonike kugira ngo ajye kureba uko itorero ry'Imana yashinze rimeze. Tesalonike hari ibibazo byinshi, ariko muri byo navuga ikibazo cya mbere cyari gihari ni cy'iryo totezwa ryakorerwaga abakristo b'i Tesalonike. Bari barahindukiye bakava mu gusenga ibigirwamana bagakurikira Kristo. Baratotezwaga cyane kubwo kureka gakondo bagakurikira Kristo, umwami wacu Yesu Kristo. Icyo ni ikibazo cya mbere cyari gihari. Ikindi kibazo cyari gihari ni ikibazo kijyanye n'imyizerere, nacyo cyari gihari. Bibaza, ese nyuma y'ubuzima hari ubundi? Ese nyuma yo gutotezwa niki kizakurikiraho? Nibyo bibazo bijyanye n'imyizerere byabaga bihari. Ngarutse gato ku ijambo twasomye, Pawulo yandikiye Abatesalonike. Uru rwandiko rw'Abatesalonike, Pawulo yandikiye Abatesalonike abahugura ndetse abakomeza, kandi anasubiza ibibazo bibazaga bimwe na rimwe. Uru rwandiko rwanditswe mbere y'ivuka rya Yesu, ho mu mwaka wa 50, ndetse uru rwandiko ni urwandiko rwa mbere mu nzandiko zanditswe mu Isezerano Rishya. Rukubiyemo indamutso no gushimira abakristo b'i Tesalonike, ibyo kwera no gufatanya bya kivandimwe n'ibyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mu gice twasomye humvikanamo Pawulo nk'intumwa yari yaratoranijwe na Kristo, agahinduka akamuha kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Hakabonekamo na Timoteyo wari warigiye ku birenge bya Pawulo, yari umwigishwa we, ari nawo twavuze ko yoherezaga mu matorero amwe namwe kureba ko agikomejwe na Kristo. Harimo na Silowano, uyu nawe numwe mu baherekeje Timoteyo na Pawulo ubwo bajyaga kuvuga ubutumwa bwiza hakavuka itorero ry'i Tesalonike. Numwe mu baherekezaga Pawulo na Timoteyo ubwo bajyaga i Tesalonike, ndetse humvikanamo itorero ry'i Tesalonike. Mu nzandiko zose Pawulo nk'uko twabisomye yandikira amatorero agiye atandukanye, hari amagambo amwe namwe yagarukagaho. Yabanzaga kubasuhuza, ubundi akababwira ati ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Bigaragara ko Pawulo yari yarasobanukiwe neza ko Imana igira ubuntu n'imbabazi kandi itanga amahoro yuzuye. Ni bimwe Pawulo yifurizaga itorero ry'Imana, ni bimwe Pawulo yasuhuzaga cyangwa se yatangagamo indamutso ku itorero ry'abera bose b'Imana. Itorero ry'i Tesalonike ni itorero ryari rivutse vuba, kandi ryari itorero ritarimo umubare w'abantu banini. Mu gihe gitoya iryo torero rivutse ryahuye n'ibibazo
byo gutotezwa bitewe n'uko bari bariringiye Kristo kandi bakava kuri gakondo. Umuntu ashobora kwibaza nk'abakristo bari bavutse bashyashya barakira umwami n'umukiza, guhura n'izo ngorane ni ibintu byari bigoye mu kuri. Uretse imbaraga z'Imana yonyine yabakomeje igakomeza imitima yabo, nekereza ko bari mu bihe bikomeye kandi binabagoye, ariko bakomeje kwihanganira imibabaro babonagamo. Kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 6 mu gice twasomye, Paulo atangira abashimira imirimo myiza bagize, atangira abereka ko ukuntu bagiye baba icyitegererezo, ibintu byabafashije kugera ku cyitegererezo nk'uko twabisomye mu mirongo isoza iki gice. Yarabandikiye aravuga ngo, mwese turabashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana ariyo Data wa twese. Atangira bashimira imirimo yo kwizera n'umuhati n'urukundo bagiraga nubwo bari mu bihe bikomeye, nubwo bari mu bihe bigoye. Paulo yabandikiye urwandiko abereka ko kwiringira Kristo ariko kwabahesheje kugira ibyiringiro by'uko imibabaro barimo izarangira. Yongera abereka ko ngo kuko bene data bakundwa, ngo ni Imana tuzi ko yabatoranyije. Arongera bibutsa uko Imana yabatoranije. Paulo abashimira ibyo byose, abereka uko Imana yabatoranyije, kuko bari mu Mana Data wa twese ariyo yabatoranije. Ni ijambo Paulo yababwiye, ijambo ryabakomeje. Gutoranwa n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibintu bitatu bikomeye Paulo yibukije abitorero, aribyo nshaka ko tugarukaho, byabafashije kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, byabafashije kuba icyitegererezo mu bantu batizera barimo. Ikintu cya mbere Paulo yabibukije ko iryo torero byavutse mu Mana Data wa twese no mu mwami Yesu Kristo. Umurongo twasomye wa 4 niho habivuze ngo bene data bakundwa, ngo tuzi ko mwatoranijwe nayo, mwatoranijwe n'Imana. Paulo rero abibutsa uko bavutse mu Mana Data wa twese no mu mwami. Bene data bakundwa, natwe abitorero ry'Imana twavutse ku Mana Data wa twese. Kubwa Yesu Kristo wemeye kutwitangira agapfira ibyaha byacu, natwe tugahinduka abana b'Imana, tukavuka ubwa kabiri. Iri jambo ni imbaraga rikomeye cyane, kumva ko mukuri twebwe twavutse kubw'Imana Data wa twese mu mwana wa Yesu Kristo, kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yemeye kutwitangira abicungu ku bwa benshi, kugira ngo umuntu wese uzamwizera azahabwe ubugingo buhoraho ku Mana Data wa twese. Niwo munezero, nibyo byiringiro twebwe abakristo dukwiriye kwishingikirizaho. Paulo yabandikiye yongera kuzura umunezero, yongera kwishima cyane, abereka uburyo ki ibyiringiro bikomeye byavuye ku kuba twarabyawe n'Imana Data wa twese muri Kristo Yesu. Njyewe nawe kubw'uwo twabaye abana b'isezerano, twemerwa nk'abana bakundwa ku Mana kuko twunzwe ubumwe na Kristo. Imana ishimwe cyane. Iri ngibi ni ijambo dukwiriye gukomeza, ni ijambo rikwiriye kutubera ibyiringiro kukuba twaravutse ku Mana Data wa twese. Paulo yongeye kwibutsa abitorero, bongera gusubirwamo imbaraga, bongera kugira ibyiringiro by'uko hari ubwishingizi bakomeye kukuba baravutse ku Mana Data wa twese. Ikindi cya kabiri
gikomeye cyane kukuba twarabyawe n'Imana Data wa twese muri Yesu Kristo, nuko umutekano w'abitorero bose, umutekano w'itorero n'abana b'Imana uri mu Mana honyine, kuko twavutse ku Mana, umugenga wa byose, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ishobora byose. Niyo mpamvu tukiri mu isi tutakiriho, umutekano w'ubuzima bwacu ndetse n'ubugingo bwacu n'ibyacu byose uri mu biganza by'Imana. Nibyo byiringiro byose byonyine dufite, kukuba twarabyawe n'Imana kubwa Yesu Kristo, umutekano wacu wose uri mu biganza by'Imana. Nibyo byiringiro nshaka kugira mu iki gitondo, nibyo byiringiro nshaka ko ngira mu iki gitondo, kumva yuko kukuba twarabyawe n'Imana muri Kristo Yesu ari ibyiringiro bikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 46 twasomye umurongo wa mbere kugera ku wa 3 igaragaza uburyo ki Dawidi yizeye adashidikanya yuko Imana ariyo buhungiro bwe, ari imbaraga ze. Yongera kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naho imisozi yakurwa hayo, naho isi yakurwa hayo, ngo Imana izakomeza kuba umutabazi we. Nicyo kintu gikomeye Dawidi yagaragaje, aravuga ngo naho isi yahinduka, ngo naho uruzi rwakurwa hayo rukagana imuhengeri, ngo ntazatinya kuko Imana ari imbaraga ye. Ahangaha iyi Zaburi iratugaragariza ko Imana ko ariyo mutabazi w'itorero n'abitorero bose mu bihe byose, haba mu bihe bibi, haba ari mu bihe bigoye. Imana niyo mutabazi wacu, niyo imbaraga yacu, niyo byiringiro byacu. Paulo muri iki gice twasomye yandikira abitorero ry'i Tesalonike, Paulo yagaragaje bimwe mu byabafashije kuba icyitegererezo cyiza. Ikintu cya mbere yagaragaje nuko kwari ukwizera bari bafite muri bo, kwizera umwami Kristo, ukwizera gushingiye ku byo Yesu yadukoreye. Ni kimwe gikomeye Paulo yagaragarije abitorero kuruta ibindi byose. Kwizera Yesu Kristo niko kwahesheje abitorero bose, niko kwaduhesheje kuba abana b'Imana. Nicyo kintu cya mbere yagaragarije abitorero ry'Imana. Bakundwa bene data, natwe turi abana b'Imana kuko twizeye Yesu Kristo. Niyo mpamvu tudafite gutinya, kuko uwo twizeye afite imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose. Ikindi cya kabiri yagaragaje yuko muri bo bari bafite ibyiringiro. Agaragaza ko umukristo wese, umuntu wese akwiriye kuba icyitegererezo, afite ibyiringiro muri we biva ku Mana. Zaburi ya 62 umurongo wa 6 niho havuga ngo mutima wanjye ngo turize Imana yonyine, ngo kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Alleluya. Imana ishimwe yuko ibyiringiro byacu bituruka ku Mana. Ibyo byombi bituma dushobora kwihanganira amakuba n'ibyago byadutera. Kwizera, kugira ibyiringiro bituruka ku Mana, nibyo byonyine bishobora gukomeza imitima yacu mu gihe turi mu bihe bigoye cyane. Ikindi cya gatatu yavuze gikomeye ni urukundo. Yabashimiye urukundo bagize kubwo kwiringira Kristo. Urukundo ni ikimenyetso kigaragaza umukristo wese. Yohana 13 umurongo wa 34 handitse ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, ababwira ngo ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, ngo mube ariko namwe mukundana. Yongera kugaragaza ikintu gikomeye, ikintu gifite imbaraga, urukundo rufite imbaraga. Yongera kubabwira ko itegeko rishya ryo gukunda. Paulo yongera gushimira abitorero, abagaragariza urukundo bakundanye, urukundo bakunze Kristo, ko rwari urukundo rudasanzwe. Yongera kubabwira yuko urukundo
ari rwo rwatumye bihangana mu gihe cy'amakuba. Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 13 hagaragaza uburyo ki urukundo ariyo nyingi ikomeye ku mukristo. Haravuga hati ariko hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Pawulo yongera kugaragariza abakorinto yuko urukundo rurusha byose kuba ingenzi. Ibi ngibi biri mu bintu Pawulo yashimiye abitorero ry'Imana. Bakundwa bene data, kwizera Imana, kugira ibyiringiro, gukora imirimo myiza, kugira urukundo ni bimwe bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuba icyitegererezo kubatizera, gukomeza kuba icyitegererezo, tugahagarara mu mwanya neza Imana idushakaho. Imana natwe ikatwishimira mu mutima wayo, ahiri mu ijuru ikavuga ngo mbonye ab'icyitegererezo ku isi yose. Imana ishimwe cyane. Ku iki cyumweru nawe Imana igufashe kugira ngo wongere ube icyitegererezo ku bisi yose no kubatizera. Nkomeje umurongo twasomye wa kane kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 10, hari amagambo akomeye. Kimwe cyako tugarukaho ni ku murongo wa 7 aho bavuga ngo nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, ngo kuko muri mwe ariho havuye kwamamara cyangwa gusakara ku butumwa bwiza mu bizeraga Imana no mu batayizeraga. Ibi bintu navuze haruguru, kwizera kwabo, ibyiringiro, imirimo myiza n'urukundo Pawulo yabashimiraga, ngo nibyo byatumye bagira imbaraga, ngo bagirirwa icyizere n'abantu bari baraho, ngo bamwe babasha guhindukirira Kristo, bava mu mirimo myiza y'abapagani bakoraga binjira mu mirimo myiza y'ubwami bw'Imana yabateraga gukomera ndetse no gukomera kuri Kristo. Itorero ry'Itesalonike byabaye icyitegererezo cyiza, icyitegererezo cy'imirimo myiza mu ntara bari baturanye, ngo ntibyagarukiraho gusa, ngo ahubwo ngo ryarasakaye riragenda rikwira igihugu cyose. Imirimo myiza y'Abatesalonike isakara mu ntara zose, abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza kubwo kwizera Yesu Kristo, kubwo kugira ibyiringiro. Ngo ntibavugaga byinshi, ngo kuko ibikorwa n'imyitwarire byabo ngo byagaragariraga umuntu wese, kuko bari barubatse ikintu cy'icyizere no kuba icyitegererezo mu mitima yacu naho bari batuye. Bakundwa bene data, ikintu gikomeye cyane ni ukuba icyitegererezo. Mu bihe bigoye nk'ibi ngibi dukwiriye kuba icyitegererezo ku bantu bose. Ntibigarukire mu rugo, ntibigarukire mu muryango, ahubwo tukakora imirimo myiza ikwiriye gutuma tuba icyitegererezo. Ahangaha umuntu ashobora kwibaza cyangwa se nanjye nkibaza, ese Imana iri kumbona nk'umuntu w'icyitegererezo cy'imirimo myiza? Ese ndi gukora ibintu bituma mba icyitegererezo cyiza cy'ahantu ntuye? Bakundwa bene data, umuntu wese ashobora kwibaza icyo kibazo. Ese Imana ishobora kunyishimira nanjye ikamvugaho ibintu byiza, ikamvuga, ikongera ikazirikana, ikongera ikibuka imirimo myiza, ikongera nanjye ikampa ubuhamya bwiza? Iki ngiki nicyo dukwiriye guharanira mw'iyi minsi, nicyo gikwiriye kutuyobora mw'iyi minsi. Kudashidikanya ibyo abakristo b'Itesalonike bemeraga niko kwatumye nabo baba icyitegererezo mu duce tumwe na tumwe twari tubakikije. Ikindi, bari barigiye kuri Kristo, baba icyitegererezo cyiza cy'imirimo bamubonanye, bituma bagira umwete wo gukora cyane imirimo myiza kugira ngo nabo bagere ikirenge mu cya Kristo. Nshuti bakundwa bene data, uyu munsi ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa ko
tugomba gukomeza kuba icyitegererezo cyiza nubwo turi mu bihe bigoye, ibihe biruhije ku mukristo. Ariko kimwe cyo dukwiriye kuzirikana nuko Imana iriho kandi ariyo kwizera, igikora imirimo itangaje, kandi ariyo yonyine yakomeza kudushoboza mw'iki gihe kigoye. Ariko kandi Imana yiteguye kandi kutugirira neza, ikaduha imbaraga zo gutuma twongera kwizera, tukagira ibyiringiro, tukagira imirimo myiza n'urukundo, ari byo bituma twakomeza kuba icyitegererezo cyiza. Aho umuntu ari hose ashobora kuba icyitegererezo cyiza, gusa kimwe cyo n'ukongera gutera indi ntambwe ikomeye cyane, nubwo turi mu bihe bigoye, tukamenya yuko abakristo, itorero ry'Imana, dukwiriye gukomeza kuba icyitegererezo cyiza, nubwo bamwe bacika intege, nubwo bamwe bava mu byizerwa, ariko mukuri umukristo wese akwiriye gukomeza guharanira kuba icyitegererezo cyiza, kugira ngo Imana nawe ibashe kumubona nk'uko aboneye. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ibaha umugisha. Reka dusenge dusaba Imana ko yaduha imbaraga ikadushoboza. Murakoze cyane. Mana Data wa twese, tugushimiye iri jambo ryawe ryiza ryongeye kutwibutsa yuko dukwiriye gukomeza kuba icyitegererezo cyiza nubwo turi mu bihe bidasanzwe. Ngaho ndakwinginze kugira ngo Mwuka wera aherekeze ijambo ryawe, kandi uhe imbaraga buri wese uri buze kumva ijambo ryawe zo gukomeza kuba icyitegererezo cyiza, gukomeza kubana natwe muri twese twize mu izina ryawe. Amen.